umunyarwanda ati agahugu umuco akandi uwundi, undi nawe yungama ati ingendo y'undi iravuna. Tumenyereye ko iwacu mu Rwanda iyo umusore ageze igihe cyo kurushinga afata umwanzuro akarambagiza, uwashimye nawe ugeze igihe cyo kurushinga bagashimana. Ubwo hakurikiraho imihango yo gusaba no gukwa, ariko bifuza kurushinga baba babanje gushimana imico. Yewe mu muco wundi hambere habanzaga umuranga, uretse ko ubu ngubu bagenda baburirwa irengero. Ibijyanye n'inkwano babyumvikanagaho cyane kwifatwa nk'ishimwe no guha agaciro umubyeyi bamushimira ko yareze neza. Byumvikane si ikiguzi, kuko bibaye ikiguzi ntawabona ikiguzi gihwanye n'agaciro k'umuntu hano iwacu mu Rwagasabo. Turaganira ku mico y'ahandi uko baha agaciro ibijyanye n'inkwano, twibande cyane cyane ku bafata inkwano nk'ikiguzi. Turifashisha zimwe mu ngero zifatika kuri bimwe na bimwe mu bihugu byo hirya no hino ku isi aho inkwano ifatwa nk'ikiguzi. Umukobwa agafatwa nk'igicuruzwa aho ababyeyi be bamujyana ku isoko bakamugurisha. Iyi ni HF The Genius, njye nitwa Kizimana Faustin. Karibu cyane mu isi y'inkwano aho bamwe bayifata nk'ikiguzi abandi bakayifata nk'ubucuruzi. Mbere yuko tureba hirya no hino ku isi uko inkwano ifatwa, reka dusubize amaso inyuma gato twibutse akamaro k'inkwano iwacu, ubwoko bwazo n'uko zatangwaga. Twifashishije inkuru dusoma ku kinyamakuru Igihe yanditswe tariki ya 21 ukwezi kwa 11 2018 ifite umutwe ugira uti ingeri z'inkwano mu muco w'Abanyarwanda. Iratangira iti umugenzo wo gukosha ni umugenzo ukomeye uhatse indi yose iba mu muhango w'ubukwe bwa Kinyarwanda. Iyo bamaraga kukwemerera umugeni nta kindi cyakurikiragaho usibye kukubwira ko umukobwa wabo ari mukobwa jana, akagira n'andi menshi arimo na mutumwinka. Uyu mugenzo wo gukosha watangiraga iyo babaga bamaze kwemerera umugeni wamusabye, nibwo noneho babacaga inkwano izi nizi, hanyuma bazemeranyaho bagataha bakajya kuzishaka, hakazagenwa undi munsi nyirizina wo kuza gukwa. Inkwano yose mu muco w'ubukwe bwa Kinyarwanda nta muntu wayishakaga wenyine. Iyo se w'umuhungu yabaga atishoboye yitabazaga abanyamuryango bose bakamufasha kuyishaka, kuko inkwano yari ishema ry'umuryango mugari wasabye umugeni. Ibijyanye n'imihango yo gukwa ndetse n'ubwoko bw'inkwano mu muco wa Kinyarwanda, ikinyamakuru Igihe cyabikuye ku gitabo cyitwa Umuco mu Buvanganzo cyanditswe na Nsanzabera Jean de Dieu, inzobere mu muco, ubusizi n'amateka y'u Rwanda. Kanoneho turebere hamwe zimwe mu nkwano zemerwaga mu mugenzo wo gukosha umugeni w'i Rwanda. Mu muco w'Abanyarwanda habagamo inkwano z'ingenzi zitandukanye. Iz'ingenzi ni izi zikurikira: hari ugukwa inka. Inkwano y'inka ni inkwano nkuru mu mateka y'ubukwe bwa Kinyarwanda, ikaba yari inkwano ikoshwa uwifite, uworoheje n'ukomeye, ndetse n'inkwano rusange itaragiraga ubusumbane mu muco w'Abanyarwanda. Umuryango washoboraga gukwa inka zirenze imwe bitewe n'uko uhagaze mu butunzi, ariko yifatizo ku muryango nyarwanda ni imwe. Bakundaga kuvuga ngo muradukwera nk'ijana rikinze cyangwa se ijana ryumanye, bakongera bati ni 8 ukinze cyangwa se 8 wumanye. Umubare 8 cyangwa ijana mu Kinyarwanda bivuga umubare ushyitse, nk'uko mu gihugu cya Israel usanga muri Bibiliya bagaragaza ko 3 na 7 ari umubare ushyitse bakundaga gukoresha. Gukosha nk'ijana cyangwa 8 byavugaga umubare ushyitse w'inka izo arizo zose bafitiye ubushobozi. Hari naho bavugaga ko bazatera umujugujugu w'inkoni, inka ufashe akaba arizo batwara. Ibyo kandi bikagendana n'uko ishyo ry'inka mu Rwanda byabaga rigizwe n'inka 8. Ijana rikinze cyangwa 8 ukinze ni inka 8 cyangwa ijana ziri kumwe n'izazo. Naho 8 cyangwa ijana ryumanye ni inka z'amashashi zigeze igihe cyo kwima. Kubera impamvu z'abageni b'ibyiciro bitandukanye byatumaga mu muryango nyarwanda bakosha inka zifite imimerere itandukanye. Imimerere y'inka Abanyarwanda bakoshaga yari iteye itya: inka z'amashashi ziteguye kwima bazikwaga umukobwa w'inkumi, kenshi na kenshi bazibanguriraga rimwe n'igihe uwo mukobwa yamaze kubonana n'umugabo we, akaba yabyarira rimwe n'izo yakowe. Ari naho hakunze kuvugwa imvugo yifuriza umuryango ibyiza, aho bagiraga bati murakabyara mubyaje inka. Inka z'imbyeyi bazikoshaga umukobwa wabyariye iwabo cyangwa se watandukanye n'umugabo, ariko icyo gihe bakamushyingirana n'abana be, nabo bakaba b'uwo mugabo ashatse. Inka 8 cyangwa ijana n'izazo ni inka zakoshwaga umugore basumbakaje. Gusumbakaza mu muco wa Kinyarwanda ni ugusaba umugore utunzwe n'undi mugabo ukamukwera nka se ukabona kumujyana. Kubera icyubahiro uwo mugore yabaga ahawe kandi afite undi mugabo babanye neza, nicyo cyatumaga koshwa inka n'izazo kandi zinakamwa. By'icyubahiro cyo guhabwa amata mu rugo rushya adategereje izimya atazi igihe zizabyarira, ni ikimenyetso cy'uko avuye mu byiza agiye mu byiza biruseho. Inka niyo nkwano y'ibanze yabaga mu muco w'Abanyarwanda. Iyo wuzuzaga ibisabwa bijyanye n'inkwano, ateguraga intango cyangwa ibibindi runaka by'inzoga, ukajya kubamenyesha ko inkwano yabonetse, hanyuma bakaguha umunsi nyirizina wo gukwa. Nabyo bikaba ibirori byo mu rwego rwo hejuru, kuko ari cyo kimenyetso cya nyuma kigaragaza ko imiryango yombi yemeje gushyingiranwa koko. Kuri ubu ngubu ariko mu Rwanda biragenda bihinduka, ndetse byaranahindutse, kuko ubu ngubu aho gukwa inka
basigaye bakwa amafaranga, ariko amafaranga nyine kuri ubu ngubu akaba yarasimbuye inkwano y'inka. Bimwe mu bihugu hirya no hino ku isi rero si uko babifata ndetse si uko bimeze, kuko nko mu muco w'abaturage bo mu gihugu cya Bulgaria, aho abakobwa bageze igihe cyo kurushinga, ababyeyi babo babajyana ku isoko nk'uko wafata ikindi gicuruzwa cyose bakabagurisha. Hari amasoko yagenewe kugurisha abageni, nk'uko wavuga uti hariya ni isoko ry'imboga cyangwa se hariya ni isoko ry'imbuto, ukaba uzi yuko utajya gushakira imbuto mu isoko ry'imyenda. No muri iki gihugu giherereye ku mugabane w'Uburayi niko bimeze. Bavuga ko ngo hashize igihe kirekire kiri hejuru y'imyaka 100 uyu muco wo kugurisha abakobwa bageze igihe cyo kurushinga ubayeho. Ibi ni umwihariko w'abaturage bo mu bwoko b'Abakarayiji batuye muri iki gihugu, aho ababyeyi bafata abana babo b'abakobwa bari hagati y'imyaka 14 na 25 bakabajyana ku masoko yabugenewe, hanyuma abasore bageze igihe cyo kurushinga bakahabasanga, buri musore agacagura uwo ashaka akurikije uko ahagaze ku mufuka we. Impamvu ababyeyi bagurisha abana babo bakiri bato ngo nuko baba bataratangira gukora imibonano mpuzabitsina, ngo baba bakiri amasugi, bityo bigahesha umubyeyi icyubahiro n'ishema ku mwana we amutanze akiri isugi, kandi ubusugi muri iki gihugu bufatwa nk'ikintu gikomeye cyane kandi cyubashywe. Ikindi kandi mu biciro, umukobwa ukiri isugi agura amafaranga menshi cyane kurusha uwatakaje ubusugi bwe, ndetse aho umukobwa watakaje ubusugi nta gaciro aba afite ku buryo ashobora no kutabona umugura, bityo agapfira ababyeyi b'ubusa. Ingingo nyamukuru ituma ababyeyi bagurisha abana babo bakiri batoya. Isoko ry'abageni riherereye mu mujyi wa Starazagora, aho abaguzi n'abacuruzi, ubwo ndavuga ababyeyi n'abana babo, bahurira n'abasore baje kugura abageni bahurira, ubundi umusore agacagura uwo ashaka. Isoko rikunda kurema buri mwaka mu mpera z'ukwezi kwa munani, rikitabirwa n'abakobwa nibura basaga 18,000 bashaka abaguzi. Ubwo twabyita nk'isizeni y'abageni. Iki gihe iyo cyegereje, ababyeyi batangira kwita ku bakobwa babo, babagaburira indyo ituma bagaragara neza, bakabajyana mu masaro akesha ubwiza, bakanabambika imyenda ituma bakurura abaguzi. Aha nyine umukobwa ategurwa n'ubundi nyine nk'umukobwa witeguye kujya gushyingirwa. Ababyeyi bambika abana babo amakanzu meza arabagirana, mbese nyine akurura abasore. Iyo umukobwa yaje kugurishwa ntabone umugura, yarase nyine, mbese mu yandi magambo arataha, ababyeyi be bakamugarura bukeye bwaho kugira ngo barebe ko babona umugura. Icyo gihe imyenda yari yambaye mbere biba ngombwa ko ayihindura akaza yambaye indi mishya. Ikinyamakuru ndimo gusomaho ibi cyitwa abijashow.com kivuga ko kuri iryo soko ibiciro ku bakobwa biba bitandukanye. Hari umukobwa ushobora guhenda kugera ku giciro cy'amapawundi 30,000, ubwo nasaga miliyoni 30 z'u Rwanda bitewe n'ubwiza afite. Hakaba n'abagera ku biciro by'amadolari 5,000, ubwo ni ukuvuga hafi 5,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo uwaba ari hagati na hagati, mbese ntaba ashamaje. Bulgaria ni igihugu giherereye mu majyepfo y'umugabane w'Uburayi, umurwa mukuru wacyo witwa Sofia. Devise yabo ni Iniofe la Force. Urubuga rwitwa countryeconomy.com ruvuga ko mu ibarura ryakozwe muri uyu mwaka wa 2021 basanze iki gihugu gifite ubuso bungana na kilometero kare zisaga 111, gituwe n'abaturage basaga 6,916,548. Ngibyo byo muri Bulgaria, aho hataba guteretana, ahubwo hakora amafaranga cyane cyane kubifite ndetse n'abatifite. Mbese nyine ngibyo agahugu umuco nyine akandi uwundi. Ngayo nguko uko handi byifashe. Kora subscribe niba utarayikora, tubane mu biganiro byinshi tukugezaho. Duha igitekerezo, kora like, sangiza n'inshuti zawe kugira ngo umuryango w'abagenius waguke. Nitwa Kizimana Faustin, ini HF the Genius. Gira amahoro.